Popote TV online. Information is power. Reka tubifuriza ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda no kuri Popote TV. Turi kumwe na John Mudakikwa, no muyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Serura, no muryango utegamiye kuri leta uharanira kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Muraho neza? Muraho cyane. Murakomeye? Turakomeye. Igihugu kiri kugendera ku butengamare? Yego, turi mu nzira yo kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Tujye kuganira kubiye muri Universal Periodic Review cyangwa se isuzumana hagati y'ibihugu rigamije kureba ihubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Mu ngingo 9 zibanze mwatubwiye u Rwanda rwashyizeho umukono 8 muri zo, ariko irebana no kuburirwa irengero rwanze kuyisinya niyo yonyine isigaye. Mujya mubibona ko mu Rwanda hari abantu baburirwa irengero? Yego, mbere yuko ndavuga kuri icyo cyuko abanyarwanda hari ababurirwa irengero, nshaka gukosora gatoya ni amasezerano mpuzamahanga ku rwego rw'umuryango w'abibumbye UN, yitwa Core UN Human Rights Instruments 9, akaba zose u Rwanda rwarasinyemo 8. Hanyuma amasezerano yerekeranye no kuburirwa irengero akaba ariyo u Rwanda rutarashyiraho umukono. Rero nkuko bajutse ese mu Rwanda hari abantu baburirwa irengero, barahari. Hanyuma ariko nikigomba gusobanuka, no kuvuga ngo hari abantu koko baburirwa irengero, ariko hari n'abantu muri investigation bashobora kugaragara ko bashobora kuba barahunze igihugu cyangwa se bafite ibindi bibazo, bapfa n'abantu ugasanga barahunze. Abo rero hari category yitwa missing persons, abantu bashobora kuba batazi aho baherereye, ariko mu by'ukuri atari ukuburirwa irengero, kuko iyo bavuze kuburirwa irengero ni ukuvuga ngo icyo gihe haba harimo ukuboko kwa leta, haba harimo kugaragaza ko leta ifitemo uruhare. Ni ukuvuga ngo ni abantu bashobora kuba bazimijwe, inzego z'umutekano zabigizemo uruhare ku mpamvu zitandukanye. Ibyo rero bigomba gutandukanywa buriya, ariko byose icyo twishimira nuko ubu ngubu mu rwego rwa RIB hari department ishinzwe gukurikirana ayo makuru yose ajyana n'abantu bashobora kuba baraburiwe irengero, ku buryo bayakurikirana. Hanyuma bamwe hari ababoneka, ariko hari n'abantu kugeza ubu ngubu usanga nyine barabuze, baraburiwe irengero. Iyo ngingo u Rwanda ni rwayisinye kandi muraharanira ko igihugu kigendera ku mategeko, kuki muryumaho? Oya, ntabwo ari ukuryumaho, ngira ngo twarabigaragaje nk'imiryango ya State Civil muri raporo y'ubushize twatanze mu rwego rwa UPR, dusaba ko ayo masezerano leta nayo iyashyiraho umukono, kuko nta mpamvu n'imwe mu by'ukuri yagatumye ayo masezerano yonyine ariyo igihugu kugeza ubu ngubu mu ntambwe nziza gitera yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu, akaba ariyo ayo masezerano. Ko ari amasezerano y'ibanze, twumva igihe ari ikiko agomba gushyiraho umukono, hanyuma na leta igakora ibishoboka byose bijyanye no kuyubahiriza. Rero ntabwo twacecetse, turakomeza kubisaba, ariko uko mubizi kugira ngo igihugu gisinye amasezerano mpuzamahanga bishingira ku busugire bwacyo, mu bwisanzure no mu bwigenge, cyane cyane yuko igihugu gisinye amasezerano nk'ay'uburenganzira bwa muntu kiba cyemeye ko kigiye gukurikiza ibikubiye muri ayo masezerano yose, harimo no gutanga raporo ku iyubahirizwa ry'ayo masezerano. Ibyo rero igihugu kiba gifite ubwisanzure n'ubwigenge kureba niba igihe kigeze koko cyuko basinya ayo masezerano. John, impamvu u Rwanda rutanga rwo kudasinya ayo masezerano irumvikana cyangwa ntiyumvikana mwebwe nk'abantu baharanira ko igihugu cyubahiriza amategeko, ari nabyo bivamo kubahiriza uburenganzira bwa muntu? Twebwe twumva ko nta mpamvu mu by'ukuri bifatika igihugu cyaba kitemera gusinya aya masezerano. Hatangwa izihe mpamvu? Imwe mu mpamvu zitangwa ni ukuvuga ngo u Rwanda ahantu ruherereye hari abaturage benshi usanga bajya mu mitwe yitwaje intwaro muri Kongo, muri FDLR, ugasanga umuntu aravuga ngo yarazimiye, ariko ejo ugasanga ahubwo biragaragaye ko yagiye mu mashyamba ya Kongo, cyangwa se yagiye mu mitwe y'abagizi ba nabi, cyangwa se yahunze amadeni, cyangwa se ibintu nk'ibyo bagenda nk'impamvu bagaragaza cyane ko imipaka y'u Rwanda ukuntu iteye uyu munsi bigoye kuba wayikontora. Abantu bashobora kuba hari inzira nyinshi bashobora kunyuramo bagahunga, ariko twumva ibyo nubwo byaba bihari twareba
mu buryo rusange aya masezerano asinywe yafasha cyane leta kugira ngo ifate ingamba zishoboka zose, cyane cyane harimo gukurikirana cyangwa se guperereza aho abantu bashobora kuba abantu baregwa ko cyangwa se amakuru atangwa ko abantu baburiwe irengero, babe bakurikirana hashyirwa imbaraga nyinshi zishoboka zose kugira ngo abantu bamenye ko aho abantu baherereye, kuko iyo obligation ya mbere igihugu cyasinye ayo masezerano ku byerekeye first appearance. Ni ukuvuga ngo rero ikindi nuko nanone tuzi neza ko leta n'ubundi ikora ibyinshi bishoboka gushakisha amakuru ku bantu, n'ubundi barabikora bagakurikirana abantu baburi irengero, ariko kuvuga ngo hari abantu bashobora kuba bagenda gutyo ntibamenye aho bari, ibyo ntabwo byakabaye ari impamvu yabuza leta ko yasinya iyo convention. Gufunga abantu mu buryo budakurikije amategeko, ugasanga nk'umuntu arafungwa nta dosiye akamara imyaka 5 nta mwanzuro w'urukiko, ibyo nabyo ni bimwe mu bikomeza kugaragara mu Rwanda. Yego. Mugeze he mubivugaho ibi ngibi? Ni ikibazo mu by'ukuri gikomeye, turabigaragaza muri raporo imiryango yacu. Ni ikibazo gikomeye twifuza ko cyashakirwa nacyo umuti. Uyu munsi mu gitondo narimo ndeba nyakubahwa Chief Justice Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga avuga ko muri uku kwezi leta yashyizeho ingamba zo gushyiraho abacamanza bashingiye kuri kontra kugira ngo baburanishe imanza z'ibirarane, kubera ko bimaze kugaragara ko ikibazo cy'imanza nyinshi mu rukiko zinjira zirenze kure umubare w'inzego z'abashinzwe gutanga ubutabera, ngo harimo guhera ku bacamanza, abanditsi b'urukiko, abashinjacyaha n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ubundi mu by'ukuri ubutabera butinze baravuga ngo justice delayed is justice denied. Iyo ubutabera butinzwe guhabwa umuntu mu by'ukuri ni nkaho ari uko ababuvukijwe. Rero turebye imanza uburyo ki abantu bashobora kuba bafungwa cyane cyane bishingiye no kuri ya minsi 30 bakatira umuntu mu gihe bagitegurwa igikorwa iperereza, ubona buriya kugeza ubu ngubu abantu bafungiye mu magereza, hano amagereza yacu ubucucike bwinshi cyane cyane usanga harimo abantu bakiri muri ya minsi ya 30. Aba bantu iyo bageze muri gereza kugira ngo bazahabwe itariki baburanishwe ku byabo mu mizi, usanga bitinda, ugasanga umuntu arimo umwaka, imyaka 2-3. Nyamara amategeko arasobanutse yuko mu by'ukuri uyu muntu agomba kuburanishwa mu gihe kitarenze umwaka nibura ku buryo barangije, nubwo wasaba ko wasubika iyo minsi 30 ntabwo yagomba kubirenza umwaka, ariko ugasanga umuntu arimo imyaka 2-3 4. Ibyo rero tubona ari ubutabera mu by'ukuri umuntu aba arimo kuvutswa. Icyo ni ikintu tuzakomeza gukoraho ubuvugizi kugira ngo hafatwe ingamba zitandukanye. Muri izo nashimye ko barimo gutekereza gushyiraho abacamanza ba kontra bigiye gitoye bakurikiranira imanza, ariko agomba no gutekerezwa ubundi buryo. Cya mbere ni ukugabanya umuco wo gufunga abantu muri ya minsi 30. Tubona ko itegeko ryacu rirasobanutse, byaba byiza yuko umuntu wese akurikiranwa mu by'ukuri ari hanze. Nibyo rihamye. Bigenda biti uvuze ingingo 68 kugira ngo ari ya 66 n'undi ivuga ko ukekwaho icyakurikiranwa ari hanze. Ubushize haje debate yo kuvuga ngo RCS iravuga ngo amagereza ari overcrowded, arimo abantu benshi. Ubundi umuntu gukurikiranwa ari hanze niryo hano, ariko hari icyo bita irengero exception, niryo byateganyijwe n'itegeko ko umuntu ashobora no gukurikiranwa afunzwe iyo icyaha akurikiranwaho gihanishwa hejuru y'imyaka 2, iyo aderese itazwi. Icyo gihe rero ntabwo haba ari ikintu se nabonye abantu bavuga ko izo ka exceptionnel zishobora kuba zarabaye nyinshi ahubwo kurusha icyo principe ivuga. Oya, ntabwo ari byo, kuko ahubwo abakurikiranwa bari hanze nabo ni bake, nako ni benshi. Nuko wenda mutabamenya, mumenya bafunzwe gusa. Kapote TV online, information is power. Rero uwo muco haracyari, tubona ko haracyari umuco wo kumva ko ahubwo exception the other way around, bavuga ko ukurikirana icyaha ugomba kubanza gukatirwa iminsi 30 bazakurikirane babone kuzaburana mu mizi. Ibyo rero birasaba ko habaho guhindura mindset shift, bakumva ko abacamanza, abashinjacyaha, abagenzacyaha bakumva ko principe ari ko umuntu akurikiranwa ari hanze. Icyo ni kimwe, ariko ikindi hari ikindi gitegwa mu mategeko cyo gutanga bail cyangwa se ingwate.
mu gihe umuntu akurikiranyweho ushobora kwishingirwa n'umuvandimwe, ushobora kwishingirwa mu mafaranga. Ibyo uwo muco nanone nawo usanga utarashinga imizi kandi uri mu itegeko. Niba nkurikiranyweho icyaha ushobora gutanga ingwate nkafungurwa noneho ngakurikiranwa ndi hanze. Hari n'ibindi ndetse leta yari yatekereje byiza byo gushyiraho udukomo ku muntu ukurikiranyweho icyaha, noneho kakomo bakagushyiraho ni ukuvuga ngo kakurinda kurenga imbibi runaka, kuko impamvu imwe batanga ni ukuvuga ngo uyu muntu azatoroka ubutabera. Kandi ingero z'utwo dukomo muri covid twarazibonye. Yego, ni nk'akariya ko muri covid si yo kandi nawe gakoranye ikoranabuhanga, kandi rero akaba gakoranye ikoranabuhanga ku buryo niyo bavuze ngo ntabwo uzarenga umurenge wawe, nugerageza kurenga imbibi z'uwo murenge kazahita gasona, noneho babirebe abagenzacyaha cyangwa se abashinzwe kubikurikirana bahite bagufata. Ni ukuvuga ngo rero izo innovation zose turifuza ko zashyirwaho zikihutisha, kuko usibye no kubabara kwa wa muntu ushobora kuzagaragara ko ari umwere nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3, mu by'ukuri leta ihatakaza amafaranga menshi gutunga abagororwa cyangwa se izo mfungwa, ko mu by'ukuri abakiri imfungwa dibije nini cyane umuryango we, ingaruka ku muryango we umubura mu buryo bw'amafaranga kuri leta ibatakazaho, abashinzwe abakozi za gereza bagomba kwiyongera. Ibyo byose mu by'ukuri ariko no hakaza muri cya kintu cyo kubuza liberty, uburenganzira kwishyura ukizana. Ubundi umuntu gushyira muri gereza byagomba kuba ari ikintu finali bagukatiye, kuko ubundi umuntu ni umunyagitinyiro, umuntu umunyacyubahiro, ntagomba kuba ubuzima bwe ntabwo bugomba kuba bwakinisha kuba wamufunga mu buryo bwose bwihuse, kuko umuntu mu itegeko nshinga rivuga umuntu ni umunyagitinyiro, ntagomba kurindwa rero ikintu cyose gishobora kumubuza kwishyira kwizana. Ibyo rero ni ibintu byasaba ko duhora dusaba ko habaho amavugururwa menshi kugira ngo umubare w'abantu bafungwa batarahamwa n'icyaha ugabanuke. Hari ikindi kibazo cy'abantu bapfira mu makasho ya polisi na RIB. Iki cyo mwe nk'abantu muharanira uburenganzira bwa muntu ndetse ko bwubahirizwa hashingiwe ku mategeko mu kivugaho iki? Ni ibintu bibabaje, twagiye tumva cases zimwe na zimwe, mu by'ukuri cyambere ni ikintu kibabaje cyane, dore ko gupfira muri kasho muri ubwo buryo cyane cyane tuzi ko muri kasho umuntu aba akifatwa nk'umwere, ukumva umuntu habaye impanuka rimwe na rimwe zidasobanuka, usanga mu by'ukuri ibintu bibabaje. Ikintu dukunda gusaba ni uko amaperereza agomba gukorwa cyane cyane cyambere uburyo uwo muntu yapfuye, amakuru akamenyekana, umuryango n'abandi banyarwanda bakamenya ukuntu biba byagenze. Ariko icya kabiri ni ko agomba gufatwa ingamba zose zishobora kurinda umutekano w'umuntu mu gihe ari mu maboko y'abashinzwe ubutabera, niba ari inzego za polisi cyangwa se RIB cyangwa se prosecution cyangwa gereza, bagomba gukora ibishoboka byose ku mutekano w'uwo muntu, kuko abari mu maboko yabo kandi bagomba kumurinda, kuko hari icyaha akurikiranyweho yego, ariko impanuka cyangwa se n'ubundi buryo umuntu yatakazamo ubuzima bwe, ibyo byose bigomba kurindwa. Ni umwanzuro ugaruka muri UPR, ariko twagiye tubona n'izo cases. Icyo dushima nuko muri iyi minsi ubona ko byaragabanutse, ariko bigomba gucika burundu. Umuntu ukiri ukurikiranyweho n'ubutabera mu by'ukuri agomba kurindwa, agakatirwa igifungo cye, akagikora, agataha. Hari ubwo rero ubona nk'umupolisi arasha umuntu, ntabwo ubundi mu nshingano za polisi kurasha umuturage tubizimo, nta naho byanditse, ariko ugasanga izi case nazo ziri mu bituma imiryango mpuzamahanga nka Human Rights Watch, Amnesty International basohora raporo zigaragaza nabi u Rwanda, kandi bashingiye kuri facts z'ibiba byabaye, nubwo bitaba byatumwe umupolisi runaka kuba wabikoze. Nk'abantu mushinzwe yubahirizwa cyangwa muharanira ko igihugu kigendera ku mategeko binasobanura yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, izi case ko tutarumva na rimwe mwasohoye itangazo muvuga muti nyaboneka ibi bikwiye gusobanuka? Yes, izi cases tujya dukora uburyo bw'ubuvugizi mu buryo butandukanye. Wenda abantu ikintu baba bategereje no kumvira itangazo ryasohotse, ariko ubuvugizi burakorwa. Izo reports iyo tuzibonye twegera inzego zibishinzwe kugira ngo ibyo bintu dusaba ko byahagarara. Icyo twakwishimira ari uko nk'imyaka 2 ishize nyuma ya kubigaragaza
murabyibuka neza ko nyakubahwa perezida wa repubulika icyo ni ikibazo yatanzeho n'umurongo asaba ko inzego z'umutekano zishobora kuba zirasa abantu nk'uko bakaba batakaza ubuzima, abo bantu bakurikiranwa, ibyo bintu ko bigomba guhagarara. Minisita w'ubutabera yakozeho statement icyo gihe, kandi ubona ko kuva icyo gihe byaragabanutse, nta cases nyinshi tutumva ubu ngubu, ariko ubuvugizi buriya tuba twabukoze, tuba twagaragaje izi raporo, buri case yose twumva ni case twegera inzego zibishinzwe kugira ngo tubagaragarize icyo kibazo, cyane cyane tunasaba ko hakorwa iperereza. Wenda ikintu kimwe tutarajya hagaragara cyane nuko hagaragara neza abantu bakoze ibyo byaha, uburyo bakurikiranwa, ayo makuru bagatangazwa bikajya muri media, abantu bakayimenya, bakamenya n'uri umupolisi runaka warashe umuntu yarakurikiranwe ndetse bakagaragaza ibihano yabonye. Rimwe na rimwe wenda ayo makuru niyo atajya hanze, ariko twishimira ko hari icyakozwe mu buryo kugabanya izo mfu za hato na hato, cyane cyane zikorwa n'abantu bashinzwe umutekano. Hanyuma ubundi mwe nk'abanyamategeko, mu rwego rw'amategeko ninde ushinzwe kugaragaza ko polisi yandashe kuko nagerageje kuyirwana cyangwa kuko nagerageje guhitoroka? Ni polisi ubwayo ko ari isohora statement? Yego, no kuvuga ngo mu by'ukuri urwego rwa polisi ubwarwo rufite inspection department ishinzwe gukora discipline, igomba kureba ibyo bintu ko byakozwe, ariko n'imiryango yigenga itari ya leta ifite uburenganzira gukora investigation, igakora iperereza, ntawe tubuza gukora izo investigation. No kuvuga ngo ikiba gikenewe nuko hakorwa investigation. Yes, turazikora tukamenya amakuru tukayagereza ku nzego zibishinzwe biganiraho, ariko no kuvuga ngo imiryango na polisi nk'urwego rushinzwe gukurikirana discipline y'abapolisi, no kuvuga ngo bafite mu nshingano yabo kuba bakurikirana bakamenya izo situation umupolisi yarashatu uwo muntu, ese wa mugani ni self defense. Usibye ko principe n'ubundi no kuvuga ngo hagomba kwitwaza buri gihe mu mategeko, hagomba ni ngombwa ko kugira ngo umupolisi ashobore kurasa umuntu bigomba kuba byakozwe nka last resort, ariyo mahitamo ya nyuma hari, kuko ubundi birabujijwe. No kuvuga ngo hagomba gukoreshwa last one ni yihe, no kuvuga ngo niba umuntu yamurwanyije bigaragaza ko ari self defense, birashoboka ko ashobora kuba yamurasa muri iyo situation, ariko ntago ari case akamurasa mu cyico cyangwa akamurasa atari bupfe kujya neutralize iyo force. Agomba kumurasa ku buryo amuneutralize, ariko birumvikana ko mu kurasa birashoboka ko niho haza mu investigation. Muri ibyo kuneutralize icyico bwe birashoboka ko yashaka kumurasa nyine accidentally akarasa mu cyico, ariko ngira ngo principe igomba kumvikana nuko kurasa umuturage ntago byemewe. Hagomba buri gihe niyo bigiye gukorwa bigomba gukorwa mu buryo bakoresha reasonable force yo kumuneutralizinga, ntago ari ukumurasa ngo bamwice. Ibyo rero ni ibintu bisaba nanone amahugurwa ku bashinzwe umutekano ahagije, uburyo bashobora mu buryo bakoresha intwaro kugira ngo ntibahonyore uburenganzira bwa muntu. Twigize tubona mu bihe byashize nubwo bitakigaragara cyane, RIB na polisi berekana mu ruhame mu itangazamakuru muri rubanda abantu bakekwaho ibyaha. Ubundi biremewe cyangwa ntabwo byemewe? Ntabwo byemewe, kandi murabizi neza ko hari umuryango umwe wanakoze statement, umuryango witwa Clado, mpuzamuryango y'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, bakoze statement isobanutse igaya nenga icyo cyemezo, ndetse banagaragaza n'ishingiro ryabyo haba mu rwego rw'amategeko haba mu rwego rw'amasezerano mpuzamahanga, bamagana iyo practice. Kuba barabikoraga nuko batari babizi cyangwa ni malpractice? Well, ikinababaje nuko iyo urebye imyiregure yari cyangwa se polisi, ni nkaho bo bumva ko biri mu buryo ari byemewe, bafite impamvu yabyo, barabijustifia. Numvise statement y'umuvugizi wari avuga ko ntacyo bitwaye, ari uburyo bwo kwigisha abaturage, kubagaragariza accountability. Yavuze reasoning eshatu, yanavuze ko ari ikintu mu mategeko kitabujijwe. Nta kibuza uyu gikoze nta cyaha. Mu mategeko rero birabujijwe. Gira ngo statement ya Claude irasobanutse neza. Cyambere ntago wemerewe kutangaza umuntu amafoto muri public utabimusabira uburenganzira. Itegeko riri clear. Ikindi nuko hari principe haba muri constitution haba amasezerano mpuzamahanga yuko umuntu wese mu gihe akurikiranwe icyaha afatwa nk'umwere kugeza igihe abihamijwe n'urukiko rufite ubushobozi. Rero iyo werekana umuntu uburyo berekana bari abantu mu by'ukuri ni ukubashinja icyaha, uhita ubona ko uburyo babikora. None hakazamo n'ikindi kintu cyo kureba ukuntu media bayiha urugari kugira ngo itangire yentoroje umuntu.
media ntabwo igomba kwentoroja umuntu ukekwaho icyaha, kuko kugira ngo wisobanure ku cyaha ni ibintu bigomba gukorwa ufite umwunganizi, ibintu bigomba gukorwa mu nzira zemewe n'amategeko. Iyo byose rero tubona ari violation z'uburenganzira bwa muntu, ariko ikibabaje nuko RIB bisobanura yumva ko rwose justified. Turakeka ko mu biganiro nko rado yabisabye inzego zitandukanye, haba minijiste, haba parliament, haba urukiko rw'ikirenga n'abandi, haba n'izo nzego zishinzwe kubikora, ni ngombwa ko ibiganiro bikomeza kugira ngo iyo practice mu by'ukuri icike. Ntabwo tuyishyigikiye rwose na gato. Hanyuma kwemererwa gushinga amashyaka cyane cyane atavuga rumwe na leta, bamwe mu bayashinga ngira ngo n'uburenganzira bwabo mu bya politike cyane rwose, bavuga ko bikigoye cyane, bigikomeye. Rimwe hari no twaganira mbwa ati birawa bigereranya no gutunga imbunda mu Rwanda, ati kuko nubwo itegeko rihari ariko abazitunze batari mu nzego z'umutekano ntabazi. Kuki hakiri iki kintu cyo kuba bigifunze cyane iyo mu birebye nk'abashinzwe ibintu byubahirizwa ry'amategeko n'uburenganzira bwa muntu mubibonamo iki? Tubona ahenshi usanga ari kijyanye n'umuco wa demokarasi, n'umuco wo guhiganwa muri politike utarashinga imizi. Ubona abashize kwandika ayo mashyaka harimo ikintu cyo kumva ko rimwe na rimwe batishimira kwandika ayo mashyaka, ariko amategeko ubwayo procedure uko ziteganywa ziri clair, zirasobanutse, uko ishyaka rivuka, uko ryandikwa, ibyo byose birahari. Ariko muri pratique tugenda tubona ko amakuru menshi tubona n'ay'abantu ku giti cyabo ubona batinda gutanga ibyangombwa, cyane cyane uburenganzira bwo gushinga inama cyangwa ikoraniro rya mbere rishinga ishyaka, ugasanga kugira ngo abone authorization cyangwa authorization biragorana cyane, kandi bikagorana mu buryo wenda gap ihari ni uburyo ki mu mategeko ahari uwo muntu ushaka gushinga ishyaka mu gihe bamwangiye cyangwa se atarimo kubona icyemezo kimwemera gushinga guteranya abarwanashyaka kugira ngo bashinge ishyaka, abe yashobora kukijurira cyangwa se yasaba ko uburenganzira bwubahirizwa mu gihe iminsi runaka. Ntabwo byanditse vuga ngo niba usabye uburenganzira bwo gutegura inama ishinga ishyaka mu minsi runaka ntibagusubize, bigenda gute? Aho ngaho usanga bibazitira. Ikindi bagira ikibazo gikomeye cyo kuzenguruka mu gihugu arimo gushaka abayoboke, kuko ugomba kuba ufite abayoboke nibura muri karere. Ibyo nabyo ugasanga iyo barimo kubikora bagenda bahura n'ingorane, cyane cyane mu bakoze inama nk'iyo, dore ko ishyaka riba ritaremerwa. Rero hari igihe ushaka kuba wateranya abantu, inzego z'ibanze bakaba baza bakabati muri mu biki, mu bikorwa bitemera amategeko. Ibyo rero nabyo bigomba gusobanuka neza, hakabaho amabwiriza ku nzego z'ibanze akumva ko abantu bagomba kubareka bagakora izo mobilization z'ibanze zo gushaka abayoboke. Abagiye mu ishyaka nibo batoteze, bakumva ko ari uburenganzira bwabo, kumva ko ari uburenganzira bw'umuturage guhitamo ishyaka ashaka nubwo ryaba ritaremerwa. Ibyo rero ndakeka ko ni ibintu bijyanye no guteza imbere umuco wa demokarasi, umuco wa kumva ko politike ishingiye ku bitekerezo binyuranye ku mashyaka menshi. Ibyo byose ni ibintu bikenewe ko byarushaho kunozwa. John, uti umuco wa demokarasi nturashinga imizi. Ku ruhande rwa leta iti twahisemo demokarasi consensuelle. Ubwo nturi kuvuguruza ibyo leta ivuga? Oya, ntabwo kuvuguruza demokarasi, concession democracy nibyo niyo twahisemo, ariko ntabwo ibuza nanone twahisemo politike y'amashaka menshi. Iyo nayo ni ihame twahisemo muri constitution, multi-party democracy. Ibyo rero bigomba guhuzwa. Niyo wemera multi-party democracy, ni ngombwa ko nk'igihugu gushinga amashaka menshi nta kibazo kigomba kubaho kiriho. Hagomba kuba abikeneye boroherezwa rwose ku buryo bushoboka bwose. N'ukuntu abantu bashaka gushinga companies cyangwa se bashinga ama NGOs, izo procedure zo zijyanye na freedom of assembly zigomba kuba zisobanutse, zorohereza buri muntu. Noneho ahubwo ibyo bitekerezo byinshi uburyo bigomba kuba exercised niho dusaba noneho ko bikorwa muri concession democracy. Hakabaho uburyo amashyaka bahura bakaganira mu buryo budahutaza, ubundi abantu bakaganira. Tunashima ko hariho forum y'amashyaka bakahuriramo bakaganira, hakabaho guhiganwa ku bitekerezo byiza byubaka igihugu. Noneho ibitekerezo biganje ibindi bikaba ari byo byemerwa mu bwubahane no mu bwisanzure. Cyo nicyo bita concession democracy. Kandi ukumva ko ibitekerezo byawe mu gihe
bitemewe, utagomba kujya mu muhanda cyangwa se ngo wigaragambye wumve ko ari uburenganzira bwawe butubahirijwe, ukumva ko ariyo demokarasi, niyo mahame ya demokarasi nyine. Hari ibintu bita transit centers mu magereza, bigo ngororamuco, usanga abantu bamwe babivuyemo bavuga ko bakorewe iyicarubozo, ndetse bamwe bakagaragaza n'ibimenyetso ku mubiri, nubwo nta fact ziba zihari nk'umunyamakuru wajya gutangaza uti narabibonye cyangwa nagize. Abavuye muri gereza bamwe bati natwe twakorewe iyicarubozo, twafungiwe ahantu hatemewe. Ibyo nayo majwi mujya muyumva? Iyo muyumvise muri recommendations muhaye umuryango w'abibumbye cyangwa se no muri recommendations mutanga muri leta nk'imiryango itegamiye kuri leta, mubivugaho ikibi? Nibyo, ibyo bintu birahari, ndetse impamvu bigaruka muri iyo myanzuro tuba twabitanzemo raporo. Haracyari ikibazo kijyanye na cases ku bantu bakurikirana muri transit centers. Turazi ko transit centers ntabwo ari gereza, ni ibigo ngororamuco, ni byiza, ni politiki ya leta, turayemera, ariko muri ibyo bigo hagomba gukurikizwa uburenganzira bw'umuntu urimo. Uwo muntu urimo agomba gufatwa neza. Ntago muri icyo kigo agomba iyicarubozo iriyo ryose rikorewe hariho hose ntago ryemewe. Ntagomba kwica igikorwa cyose cyabaza umubiri, gufatwa mu buryo arara ahantu habi, adahabwa ibyo kurya bihagije. Ibyo byose uburenganzira bwe muri transit center ugomba kubahirizwa, kimwe n'abantu bari mu magereza cyangwa se muri detention centers za RIB. Aho hose buri gihe uburenganzira bw'umugororwa cyangwa umufungwa bugomba kubahirizwa. Tocha cyangwa iyicarubozo iryo ryose ntabwo ryemewe. Leta y'u Rwanda yasinye convention, imwe muri convention muri zo 9 twarimo tuvuga, iyo yasinye harimo amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya iyicarubozo. Muri ayo masezerano ibikorwa byose by'iyicarubozo birimo kubabaza umubiri, kubabaza umuntu mu bitekerezo, ibikorwa byose bijyanye no gutesha agaciro umuntu, ibyo byose ntabwo byemewe. Ni ukuvuga ngo rero ni ibintu bibabaje iyo tubyumvishije, ni ibintu bikwiye kwamaganwa, ni ibintu bikwiriye ko hafatwa ingamba zose byahagarara, kugira ngo arimo babwira ko ikiremwa muntu, uburenganzira bwa muntu buriya bushingiye kuri principe yitwa dignity, human dignity, agaciro ntagereranywa ka muntu. Bicingiye kuri icyo bita inviolability of a person, human being, kutavogerwa umuntu kumva ko ari umunyagitinyiro. Ibyo byose rero ayo mahame n'ayo masezerano mpuzamahanga igihugu kiba cyarasinye bibuza ibikorwa byose nk'ibyo by'iyicarubozo, byo gutesha agaciro kiremwa muntu. Ntabwo rero bigomba gushyigikirwa. Tuzakomeza kubigaragaza no kubiganaho n'inzego zitandukanye, cyane cyane harimo na rimwe gisanga ari ikibazo cy'imyumvire. Hakeneye amahugurwa y'uburenganzira bwa muntu ku bashinzwe umutekano, kugira ngo nabo babisobanukirwe, bumve ko ibyo bintu bitemewe, bityo tuzagire igihugu koko cyubahiriza amategeko kandi kirengera uburenganzira bwa muntu. U Rwanda rwashyize umukono kuri ayo masezerano yo kurwanya iyicarubozo, ariko iyo abashinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'iyo ngingo bageze hano, bamwe na bamwe bangirwa kujya aho hantu. Ibyo ntibivuze ko rihari ahubwo cyane? Urakoze. Wenda mvuge kuri icyo kintu cya intumwa za SPT, hari abantu bashinzwe gukurikirana uko igihugu cyubahiriza ibyerekeye n'iyicarubozo. Hari misiyo yabo yigize kuza hano mu myaka nk'itatu ishize, noneho bazigenzura nyine uko iyicarubozo, cases z'iyicarubozo baba baragejejweho binyuze mu maraporo atandukanye, cyangwa se abantu ku giti cyabo baje kureba uko bimeze kuri tele. Nibyo koko bari hano ngira ngo muri icyo cyumweru barimo kugerageza kugenzura ahantu hatandukanye. Bavuze ko batahawe ubwisanzure buhagije kugira ngo bakore akazi kabo. Mu itangazo rero basohoye bagaragaje ko umurimo wabo cyangwa iryo genzura ryabangamiwe cyangwa ryakomeye mu nkokora na leta itarabahaye ubwisanzure buhagije, bahagarika misiyo yabo. Ariko nanone statement twabonye muri Ministry of Justice yagaragazaga ko mu by'ukuri byo bavuga atari byo, baborohereje mu kazi kabo, ko bari open kugira ngo bakurikirane ibibazo byose aho bashaka kujya. Rero ikiri muri uyu myanzuro kimwe twifuza nuko ibiganiro byakomezwa, noneho iyo misiyo ya SPT bakagaruka
bakaza hano bakakora raporo yabo bakayirangiza, kuko buriya ziriya nzego yo zije mu by'ukuri ni uburyo bwiza leta nayo iboneyeho kugira ngo abantu bagaragaze ko babonye ibintu. Dushobora kubona ripoti nziza igaragaza ko iyicarubozo wenda rihari, bavuga kese zimwe babonye zimwe atari zo, cyangwa se hari bakwemeza, ariko icyo gihe noneho leta ibonye navuga igenzura cyangwa se raporo irendepanda, abantu baje bakayisuzuma noneho ikareba koko n'amarekomandasiyo ko yo baje ntabwo ari ukugaragaza gusa ibitagenda, ariko banagaragaza na recommendations cyangwa se ibyifuzo bigomba gukorwa. Kandi twibuke ko muri ubufatanye bw'uburenganzira bwa muntu mu buryo mpuzamahanga, n'izi mekanizme ziba zihari zinafasha leta ku byo bumvikanyeho kwitera inkunga kugira ngo igire ibyikemura. Ntabwo ari ukuvuga ngo kunenga gusa, ariko ku bibazo bishobora kuba bihari bisaba ubushobozi butandukanye, haba ubw'amafaranga, haba ubw'ubumenyi. Nanone UN mechanism ifite uburyo itanga inkunga kuri leta kugira ngo hakorwe plan, budget n'ibikorwa bitandukanye kugira ngo ibyo bintu babonye bitagenda neza bikosoke. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo babaje gusa kunenga, ariko babaje no gutanga inama kuri leta kugira ngo ibi bintu bihinduke. Hari abantu bamwe muganira bakakubwira ko mu Rwanda hari amwe mu mabwiriza asumba amategeko. Byaragaragaye bimwe na bimwe mu gihe cya Covid, ubwo bafungaga nk'umuntu akaba yamara iminsi 2 cyangwa umwe muri stade, abantu bakijujuta bakavuga ati ni gute kutambara agapfukamunwa bihanishwa 20,000 nta tegeko ribiteganya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuba hari amabwiriza asumba amategeko namwe murabibona, ese ibintu nk'ibi ngibi bikwiye guhabwa murongo ki? Reka nkuzuze gatoya, hari nubwo umuntu bamufata ngo yatwaye yasinze ukumva ngo bamufunze iminsi 5 nta tegeko ribiteganya. Bakoze icyo kintu cy'amabwiriza asumba amategeko, cyambere tuvuga ntabwo bikwiriye, ariko izo kese zirahari. Mu rwego rero rwa rule of law cyangwa kubaka igihugu gendera ku mategeko, ubundi amategeko agomba kuba ari hejuru y'amabwiriza. Amategeko arasumbana. Itegeko ntabwo rishobora kuvuguruza itegeko nshinga. Itegeko risanzwe nishobora kuvuguruza itegeko ngenga. Amategeko asanzwe nashobora kuvuguruza amasezerano mpuzamahanga igihugu kiba cyarasinye. Amateka ntabwo ashobora kuvuguruza itegeko. Amabwiriza nashobora kuvuguruza amateka. Ibyo rero iyo hierarchy ubundi igomba gukurikizwa amategeko. Iyo ni ihame. Ariko birumvikana ko hari igihe mu bihe bidasanzwe, birumvikana rimwe na rimwe ashobora kuba deviation ku bintu bimwe na bimwe bitewe n'igihugu igihe kirimo. Nk'igihe cya Covid birumvikana ko hariho ibintu bimwe na bimwe byashobora kutubahirizwa binyuze mu itegeko, hagashyirwaho amabwiriza yihuta mu buryo bwa emergency. Byo ni ibintu byemewe no mu mategeko mpuzamahanga, ko rimwe na rimwe uburenganzira bwa muntu hari igihe budashobora kubahirizwa bitewe n'igihe n'ibihe by'amazi igihugu kirimo, ibyo birashoboka. Ariko nanone baravuga bati niyo icyo gihe hashyirwaho ibihe bidasanzwe, ihame nuko buri gihe human rights should be at the center. No kuvuga ngo uburenganzira bwa muntu bugomba kuba ari bwo niwo musingi bapimiraho ibintu byose. Iryo ni ihame. Rero kuba habaho uburyo amabwiriza nyine amwe namwe bona hari anyuranje n'amategeko, ni ibintu bigomba mu by'ukuri gukosoka. Ni ibintu tuganiraho n'inzego zitandukanye. Mu gihe cya Covid rwose hari uburyo statement twakoze nk'imiryango itegamiye kuri leta itari ya leta, tugaragaza ko ari amabwiriza amwe namwe tubona abangamiye abaturage kandi anyuranyije n'amategeko, kandi twagiye tubona byinshi bikosoka. Ariko icyo twifuza nuko uwo muco wo kumva ko amategeko uko akurikirana uko asumbana agomba kubahirizwa. Ntabwo tugomba kwemera ko habaho amabwiriza tureba anyuranyije na constitution. Ntabwo tugomba kwemera ko hariho amategeko anyuranyije na constitution cyangwa se amasezerano mpuzamahanga. Ibyo rero ni wa muco wa culture ya rule of law igomba kurushaho gutezwa imbere, abantu bakabyigishwa bakabimenya, noneho tukubaho ko igihugu gendera ku mategeko. John Mudakikwa, ibihe by'amage bitangazwa na leta, ntabwo yigize itangaza ko ari ibihe by'amage ku buryo amabwiriza yakubahirizwa. Yes, icyabaye nuko turabizi ko Covid ni icyorezo cyari pandemic. Ntabwo byatangajwe binyujije muri parliament cyangwa hashyizweho itegeko rideklara amage, ariko mu nama ya ministry babigaragaje ko ari ibintu bidasanzwe, bagiye babigaragaza. Ndetse ikintu bakoze buriya iyo mwarakurikiranye
nubwo batatangaje igihe cy'amage mu buryo burebure, ariko bucyo bakoze buri gihe niyo mpamvu mwabonaga ko mu minsi 15 bavanga inama y'iminisitiri iterane isuzume ibyemezo yashizeho. Buriya byari mu buryo bwo kubaha constitution kugira ngo ni buryo bwari intermediate bw'uko leta ishyiraho ibihe bidasanzwe biri fomo, ariko nanone mu buryo bwo kubahiriza itegeko nshinga bagomba kujya basuzuma ibyemezo bafashe. Inama ya minisitiri ikabisuzuma mu minsi 15 ikabivugurura kugira ngo abantu wa mugani hatabaho situation ya emergency ariko kandi itemewe n'amategeko. So buriya buryo bakoreshaga buri muri constitution bwo kuba basuzuma ibyemezo nka biriya minsi 15 inama ya minisitiri mu gihe hatashizweho iteka cyangwa itegeko rya emergency, ibyo nabyo byari byemewe. Serura nk'abantu muharanira yubahirizwa ry'amategeko n'uburenganzira bwa muntu, murankinga mute ibyo bintu byombi mu Rwanda ugereranyije biri ku kigero cya kangahe kwijana? Uburenganzira bwa muntu na subiramo ikibazo. Ranking mu Rwanda ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu n'iyubahirizwa ry'amategeko nka Serura ni iri ku kihe gipimo ugereranyije kwijana, hanyuma kubera iki biri kuri icyo gipimo? Okay. Biragoye cyane kubona igipimo, tugerageza gukora isesengura tukegeranya ibipimo bitandukanye. Wenda ngufaye nk'urugero ku cyerekeye iyubahirizwa ry'amategeko tukareba nk'ibipimo nka bitatu. Igipimo gitegurwa na Rwanda Governance Board cyitwa RGS, Rwanda Governance Scorecard, gisohoka buri mwaka, kigaragaza ko kubahiriza amategeko biri hafi ku kigero cya 86%. Hanyuma hariyo bita World Justice Project isohora ikigereranyo cyitwa Rule of Law Index, ni ikigereranyo gipima uko ibihugu bitandukanye byubahiriza amategeko. U Rwanda uri ku kigero cya ijanisha kuri 66%. Ibyo bipimo bifashe kuko kimwe ni mpuzamahanga, ikindi gikorwa n'u Rwanda RGB mu rwego rw'igihugu, ugashyira kuri moyenne ushobora kubona ko wenda biri hafi 70%. Okay, ibyo rero biguha ko u Rwanda ruratera intambwe ku byerekeye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, ariko haracyari ibintu byinshi cyane byo gukosora. Ibyo rero niyo mpamvu abantu bashobora kwirara, cyane cyane ko buri burenganzira bwa muntu bubahiriza ry'amategeko ni ibintu bikora ku buzima bw'umuturage, ni ibintu bikora ku mibereho ye. Ubundi byakabaye kuba ari 100% kugira ngo uburenganzira bwe umuntu yishire yizane yisanzure ku buryo buteganyije n'amategeko, abe koko mu buryo atekanye, nta kintu cy'ihohoterwa iriyo ryose ahura nacyo. Turasoza John, twaganiriye ku bintu byinshi, kuburirwa irengero, kuraswa ngo abantu bagerageje kurwanya inzego z'umutekano, iyicarubozo rivugwa mu magereza, illegal detention, umuntu agafungwa nta dosiye akamara igihe kinini, ubutabera butinze, iminsi 30 igenda itinda, gupfira muri Kasho. Ibi ni ibintu byose n'ibindi ntavuze bigaragara muri raporo za Human Rights Watch na Amnesty International n'indi miryango ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu. Twavuga ko ibyo ivuga rero biba ari byo dusoza. Amaraporo atandukanye mu kuvuga ibyinshi bavuga bari byo, kuko ni ibintu baba bakozeho iperereza bakabaza abantu batandukanye, ni ibintu natwe imiryango iba mu gihugu turabibona. Haracyari inzira ndende yo guhindura ibintu. Wayibonye ko biri mu cyegeranyo cya UPR. Turanashima cyane ko ubu ngubu leta muri imyanzuro myinshi leta yarayemeye ijyanye n'ibyo bibazo twarimo tuvuga, babishize muri road map cyangwa se plan d'action. Hari gahunda rero yo kubyitaho kugira ngo bikosoke. Turashima mbere na mbere ko babyemeye, turashima ko byashizwe muri road map. Hari action cyangwa se ibikorwa leta iteganya kuri ibyo bibazo bitandukanye by'igiye gukora, ariko icyo twifuza nuko biva gusa muri action bikajya mu bikorwa. Rero birasaba imbaraga z'abantu batandukanye, birumvikana leta nk'urwego rushinzwe kubahiriza amategeko n'uburenganzira bwa muntu bagomba gufata iya mbere, ariko n'imiryango itari ya leta ikora ku burenganzira bwa muntu, itangazamakuru, abaturage ubwabo bagomba kumva ko bagomba kugira umusanzu kugira ngo ibyo bibazo bikosoke. Icyo twifuza nuko twaba igihugu nkuko biteganyije mu irangashingiro ry'itegeko nshinga ko u Rwanda rwiyemeje kuba igihugu cyubahiriza uburenganzira bwa muntu kandi kikubaka kigaharanira iteka iyubahirizwa
ry'amategeko cyangwa se ikaba igihugu kigendera ku mategeko, aho umuturage wese yishyira akizana muri equality, muri muntu wese aho yumva ko aresha n'undi. Ibyo ni ibintu byose twifuza ko umunyarwanda yakwishimira. Ibyo rero bizasaba ko buri rwego icyambere twumva ko ari inshingano kugira ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe. Ibyinshi rero wenda umuti si ukubihakana, ariko ni ukureba niba bihari koko. Niba raporo nk'iyo isohotse, ikigomba gukorwa ni ugusuzuma koko mu bwisanzure, mu buryo bw'amakuru afatika, akareba ko icyo kibazo niba gihari. Birashoboka ko hari ibyo batangaza mu by'ukuri bishobora kuba binyuranyije n'ukuri. N'ibyo myanzuro nisoma hari nk'ibintu ubona ugasanga baravuga ati ibi ngibi rwose ntabwo ari byo, amakuru bashingiyeho siyo. Ariko ibyo mu bushishozi bwa leta byo babona nabo ko ari byo, ntabwo umuti ari ukubihakana. Umuti ni uko ahubwo hashakishwa uburyo byakemuka, abantu bakabiganiraho. Hari intege nkeya, abantu bakaziganiraho, bagashaka ubushobozi, ibisaba amahugurwa cyangwa ubumenyi runaka bigakorwa, ibisaba kuvugura amategeko no gushyiraho za politike bigakorwa, bityo uburenganzira bwa muntu ku munyarwanda bukagerwaho, umunyarwanda wese akishyira akizana. John Mudakikwa, umuyobozi nshingwabikorwa wa Serura, ni umuryango utari uwa leta uharanira iyubahirizwa ry'amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Turabashimiye cyane ku kiganiro muhaye Primo TV na Popote TV. Turabashimiye namwe cyane Primo TV na Popote TV, kandi tunashimira akazi mukora keza, mukomerezaho, kandi ikindi gihe muzadukenera turi tayari ko twaganira. Murakoze cyane. Dushimire n'abari badukurikiye na Popote wari kuri kamera. Popote TV online, information is power.